bakanashyiraho bakanagerekaho imana yabahishe iherezo ryawe iminsi yawe ubuzima bwawe ntacyo bazi bakubonye uvuze baracyashyiraho bakubonye kugana nawe ntabwo byababuza gushyiraho ntabwo byakuraho ko bakuvuga ukuri n'uko utari babonye muhura abo ni bene so ntabwo ari bene data bazagerekaho kubera imitwaro igihenze wiriwe amina haleluya ariko guca utazamurwa mu mwuka ariko guca utazamurwa uko yayizamura kose afite imitwaro bamukoreye iyi mitwaro ikimuriho ntiyakitera hejuru iyi mitwaro ikimuriho yakibaza byinshi mana warangaye mana waranyibagiwe mana warandetse amarira ajyaba menshi kubera imitwaro wikoreye rimwe na rimwe hari iyo utazi bagiye bongeraho irindi hari iyo uzi baba wishyiriyeho ariko Yesu avugitse bose Yesu aratuye arahamagara Matayo 11:28 aravuga ngo mwese abarushe n'abaramerewe muze musange ndabaruhura haleluya rimwe na rimwe abantu batinza kwikorera bari kwibaza ku mana irindi batinza bikoreye bibaza ku miryango ariko Yesu ntabwo ashaka kurebera ku miryango ntabwo ashaka kurebera ushuka ntabwo ashaka kurebera ikibazo ari gushaka baruhura abantu bagize utwe haleluya ari gushaka baruhura abantu bagize utwe imitwaro wikoreye wayikoreshwe nawe birashaka kuwa mbere Yesu yawuza akavuga ati umugore mwiza urugura rugomba guterekamo ariko imirimo ntiyabikora birashaka yawufashe agutereka mu bana ariko ibitutsi birababaze ni wowe uzi ko wabyaye nabi ni wowe uzi ko Imana yagusobetse ni wowe uzi ko waridatije unaniwe kugerikana birashoboka ko uwa mbere yawuguteretse iguhagaze ariko wowe gukiranuka wayiteye kuyikoza isoni yewe wowe ubusa ngo data yitegereje abantu y'umutwa yamwikoreje n'abandi basizeho aravuga ati mwana wanjye ntabwo uzahora ubabaye ntabwo uzahora uvuze ingoma ntabwo uzahora urira igihe ubabariye ndakiza ariko uyu munsi mu bangungiyeho nawe ukaba urimo nubwo bashyizeho uririmba ntabwo guhagarisha abo muhaye amazi babihanganye n'imbere cyane twarasegesha muri bitewe twarahanuraga mana we mama du yo nibutse byawe ninde wari gukuyemo wamaze gupfa wataba urarenzwe cyangwa bakugerekeho itukanguka ihangane sha aho yamushizira hasi izakwitaba haleluya wabona jasa yikora y'umutwa bakamushakamo ibihe byiza banza undebere mwene so ibihe wamubuzemo hari ibintu akikoreye ibihe wamubuzemo hari ibintu yikoreye niba atakirepeta hari ibintu yikoreye niba atagisenga hari ibintu yikoreye niba atakibwiriza hari ibintu yikoreye hari ibyo data yashimye kwanyuramo hari n'ibyo bamugerekeho ariko kubera kumutsikamiye aribaza ngo ijoro ryarabutaye haleluya haleluya bereye mwe Yesu mwasabaruse mwaruhishijwe n'abantu data yakubarema y'abafite umugambi
ndabakiriye simbasize mwenyine simbasigiye n'imfubyi nzagaruka mbajyane ababo basigiye umufasha ari we Mwuka Wera. Haleluya. Uyu Mwuka ashinzwe iki? Kubungabunga umuntu bakoreye n'ibyo Yesu yamukoreye. Haleluya. Namwe mureho kano uremera bedakuyeho sawa. Nta kintu wakorera ku muntu nubwo yaba yararakaye, nubwo yaba yarakuvuze, nubwo yaba yarakwikomye, ngo ukimukurireho ngo ananirwe kwemera. Mumbwire mushinga hari icyo nagukuraho, mushinga hari icyo nagukwe n'abarabishe yakuvuze kubera ibintu bicaye. Ariko ko baduvugana none ihanga, ko badupinga ihanga, ko baduri kurira ihanga, nubwo badutaha ihanga. Njyewe nahuriye nawe mu murimo aho utaha simazi ubuzima bwawe simuzi, ariko data abari mu kuvura abantu bicaranye imitwaro y'abagenzi babo bakabaho gushaka turakabigezemo ijuru ryahumuye bayanzire neza yatikaragatira ukurutina neza. Data ari gushaka abantu bese bagakumitwaro bikoreye bagana kuyabikoresha abantu babahoka bagirira neza. Ndamunyeguhe waje akagira icyakuraho ushaka ubugura mwene so vuga kugira icyo ukuraho, ushaka kugira icyakuraho, ushaka kugira icyakuraho, ushaka kugira icyakuraho. Haleluya. Abantu bajya bihana kuba amen bakagira icyo babakuraho ariko icyo batashyizeho bakakihorera. Mumbwire ngo ntacyo kuraho icyo washyizeho, ibindi Yesu azabigenza. Amen. Kuraho abantu wirutse gararahosha gararaho ndacyaha hagarikiraho ninde usa nawe badufatanye duterura uyu mutwaro. Ibyakunaniye mwene so yabigufasha. Nubwo ufite ishyaka ariko hari undi wagufasha, hari undi ushaka kigana wiruke wowe ushaka guterura ibintu byapinze ku bantu. Wowe wihengeza ngo ariko n'iriteraniro gusasa aba ntabwo babikuraho. Ndashaka abantu baza, nimushake mu bijana, nimushake mu biteraniro byose. Ibyakunaniye ndagira ngo duhuze umutima, ibigoye abantu ndagira ngo duhuze umutima. Hari ukuri gukoraho, ukuri kuza, hari ibintu Yesu ari gukura kuri wowe, ukuri gutera intambwe, hari ibyo Yesu nawe ari kugukuraho. Imitwaro bari wikoreye, ibyo abantu bagukoreye, ibyo utagizemo ububasha, tosimevo hagarara aho ngaho, komereza aho ngaho. Tugiye kubanza tuvugane n'Imana. Tosimevo uyibwira ngo hari ibyo nakuyeho ariko hari n'ibyo shaka gukuraho byananiranye, hari ibyo shaka gukuraho byo kutababarira, hari ibyo shaka gukuraho by'inzika, hari ibyo shaka gukuraho by'amagambo, hari ibyo shaka gukuraho by'amatiku, hari ibyo shaka gukuraho byanizingiyeho maze igihe byikorere kubabarira byaraze. Bwira Yesu wari ibyo shaka guterura nerekeje ukuboko kuri wowe, hari ibyo shaka guterura bikumazeho igihe. Nagira ngo uyu munsi ubohoke imitwaro yawe Yesu anyakire. Nagira ngo uyonere bagaragaje nk'ikimenyetso Yesu hari ibyo agiye kukwakira, Yesu hari ibyo agiye kukwakira. Hari ibyo abantu babakoreye bibakureho nabo babigukureho, hari ibyo abantu bakwatuyeho bibatureho Yesu agukureho ibyo, hari ibyo abantu bakuvuzeho bivuguruza nawe Yesu akuguruza ibyo bakuvuzeho, kugira ngo abahore umutima, kugira ngo Data akugirire neza. Ndagira ngo turize imbere nawe, hari aho wari unaniwe kubera ibyo abantu bagukoreye bakugeretseho, urumva wari ucitse intege. Bwira Yesu ngo ndagarutse. Bakugeretseho imitwaro ubona wacitse intege,
bwira Yesu ngo nariterebutse ariko ngarutse imbere yawe ndegekeraho izo nzunzo dusengane Imana kubw'abo bateye intambwe Yesu ateranira mu cyerekezo topegosike wari uretse umuhamagaro garuka mu muhamagaro wari uretse ibyiringiro garuka mu byiringiro Mana yo kwizerwa Manja gusenga muri iri teraniro kubw'abakobwa bawe bahari kubw'abasore bawe bahari twabuze urugera kure twabuze urukora icyo ushaka kubera imitwaro tumaranye igihe hari yatwikoreye biri mu mugambi wawe hari n'iyo abantu batwongereyeho ariko uyu munsi hari ibyo twakuyeho noneho dufata icyemezo tuje imbere yawe duteruye rimwe terura ibyari bigoye umugabo terura ibyari bigoye umugore bikure ku buzima bwacu ongera ubitatanye ongera ubirekure ongera ubisubire ongera ibyo utatanye ongera ibyo ujugunya jugunya insinga jugunya urujinya jugunya agahinda jugunya amabaro jugunya kutababariwe uyu munsi nasenze Yesu tuyasubiremo hagarara hano uri usangure ikiganza cyawe gusa ubwire Yesu ngo ndi imbere yawe ubwire ngo ndi umwana mutoya icyo wiriye ni ugufatwa Mana ngiribihe dukwiriye kubazwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwacu imibereho turimo ubuzima turi gucamo amasezerano waduhaye byari bitujyanye kure byari bidutatanyije byari bitubabaje byari biduteye agahinda uyu munsi turi imbere yawe duhe imbaraga tugaruke mu mwanya ushaka duhe imbaraga dusubire ku rugero rwa mbere duhe imbaraga tugendane n'abari bananiwe duhe imbaraga tugira ngo duhagurutsa duhe imbaraga tugira ngo dukomeza muri urugendo kugira ngo tuzahabwe ikamba ryasezeranyijwe tumushimire ibyo ukoranye natwe tugatware tugukora ubwacu tuguha amashimwe n'ubundi mu izina rya Yesu zamura haleluya ongera uzamura haleluya ongera uzamura haleluya bikunda umwana wayo yewe bikunda nakwiriye harumugome n'ubwimare Yesu wamwambiwe umusaraba uracumuye uracumuye